Nguhaye ikaze na Umva Mpeta TV, ndagushimiye cyane udahema kubana natwe by'umwihariko wakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Ariko kandi ni muri mushya kuri channel, ndagusabye ngo banze ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu biganiro byacu byose. Kuko twabyemeje kubagezaho inkuru zidasanzwe zirimo utuntu n'utundi urukundo ibyegeranye umunsi gufitiye inkuru igira iti foto ya Mico the best yambaye ijipo ikomeje guteza impagarara. Abakoresha imbuga nkoranyambaga n'abakunzi b'umuziki nyarwanda baguwe mu kantu bakibona amafoto y'umuhanzi Mico the best yambaye ijipo. Ni foto ikomeje kuvugisha benshi bibaza icyateye umuhanzi kwambara atyo, nubwo bamwe bavuga ko kwaba ari ugushaka gukura amarangamutima y'abakunzi ba muzika, dore ko yitegura gushyira hanze indirimbo nshya. Nyuma y'uko aya mafoto agiye hanze ku mbuga nkoranyambaga, hakomeje kwisukiranya ibitekerezo bitandukanye by'abagaruka kuri uyu muhanzi. Tureba hamwe kandi inkomoko y'izina Mubigutiya ryaje guhabwa agace ko mu karere ka Gasabo. Mubigutiya ni agace ko mu gace gaherereye mu kagari ka Murama mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, hafi y'igishanga gitandukanye umurenge wa Kinyinya na Kibagabaga. Aka gace karafite imiturire n'imibereho biciriritse ugereranyije n'ahandi muri Kinyinya cyangwa Kibagabaga hatuwe n'abifite. Abaganiriye n'igihe.com dukesha iyi nkuru bavuze ko iri zina rifitanye isano n'ibikorwa byagiye bihabera mu myaka itari myinshi ishize. Turaza gusoreza kandi ku nkuru igira iti umubyibuho ukabije waje gutuma afungurwa atarangije imyaka 30 yari yakatiwe. Umugabo yari yahanishijwe igihano cyo gufunga imyaka 30 muri gereza nyuma y'uko ahamijwe n'urukiko kuba ari we wishe umukobwa bakundanaga. Mu mwaka 2017 nibwo uyu mugabo yatawe muri yombi akurikiranyweho kuba ari we wishe umukobwa bakundanaga witwaga Erika, amwica nyuma y'uko bari bamaze gutongana cyane. Mu mwanzuro w'urukiko inteko y'abacamanza yavuze ko umugabo akeneye ubufasha butatangirwa muri gereza kandi ko atakomeza gufungwa kuko bishyira ubuzima bwe mu kaga harimo no kuba yapfa. Uyu mugabo azakomereza igihano cye mu rugo. Uwo mwanzuro w'urukiko ukaba warababaje bo mu muryango wa nyakwigendera, nubwo itegeko rivuga ko aramutse yorohewe ubuzima bukagenda neza yasubizwa muri gereza. Gusa ababyeyi ba Erika wishwe bavuga ko batizeye ko ibyo bizabaho. Byinshi kuri izi nkuru mu buryo burambuye, ndagusabye ngo bane natwe tugerane ku musozo. Ndagushimiye cyane kandi nguhaye ikaze nanone ifoto ya Mico the best yambaye ijipo ikomeje kuvugisha amagambo benshi abakunze muziki nyarwanda. Abakoresha imbuga nkoranyambaga n'abakunze muziki nyarwanda baguye mu kantu bakibona amafoto y'umuhanzi Mico the best yambaye ijipo. Ni foto ikomeje kuvugisha benshi bibaza cyane icyateye umuhanzi kwambara atyo, nubwo bamwe bavuga ko kwaba ari ugushaka gukura amarangamutima y'abakunzi ba muzika, dore ko yitegura gushyira hanze indirimbo nshya. Nyuma y'uko aya mafoto agiye hanze ku mbuga nkoranyambaga, hakomeje kwisukiranya ibitekerezo bitandukanye by'abagaruka kuri uyu muhanzi witwa Mugabo yanditse agira ati Mico the best se bigenze bite kandi. Naho uwitwa Emilave yanditse agira ati wa muhanzi wanyu mwakunze cyane Mico the best yacunze abadivantiste bahugiye mu materaniro adutamo udufoto. Divine Beri Hirwe we yagize ati ubuse Mico the best ko agiye gutuma ingutiya ziduhenda bizamumarira iki. Migambi jawe yagize ati Mico the best murabona ataberewe mu ijipo uretse ikigare wowe uyambaye wabiki. Kugeza ubu ntiharamenyekana icyateye umugabo kwambara atyo, dore ko nta telefone igendanwa atayitaba. Muri iki gihe bitewe n'aho isi igeze imyambarire igenda ihinduka, cyane cyane iyo ugeze ku bijyanye no kumurika imideri. Itangazamakuru mpuzamahanga byandika ku mideri nka Vogue n'ibindi mu mwaka 2022 byakoze inkuru zigaragaza imyambaro izaba iharawe mu mwaka 2023 nuko biza gushyiramo n'amajipo ku bagabo. Mu Rwanda abahanzi batandukanye bagerageje kwambara gutya ntibavuzweho rumwe kuva kuri Urban Boys, Symphony Band kugera kuri Mico the best waje guhabwa urw'amenyo. Nyamara mu bihugu bimwe na bimwe usanga araho abagabo bambara amajipo nk'umwambaro usanzwe nko muri Scotland, Bama, Madagascar, Ubugereki n'ahandi usanga hari abagabo bambara amajipo nk'umwambaro usanzwe cyangwa wo kujyana mu birori. Ibi si bishya ku byamamare, dore ko muri Nyakanga umwaka 2022 muri kwaga filime yitwa Bullet Train, icyamamare muri sinema Brad Pitt yitabiriye ibirori yambaye ijipo. Bwagiye gucya yabaye inkuru ku itangazamakuru bitandukanye mu mwaka w'1998. Icyamamare muri ruhago David Beckham yafashe ifoto yambaye ijipo ivugisha benshi, ariko kugeza n'ubu we gusa avuga ko aticuza kuba yarayambaye kandi abishatse yakongera akayambara.
kwambara ijipo ku bagabo si ibya buri wese. Ikinyamakuru wa Fashion Passion cyanditse inkuru igaragaza ibikwiye kwitondera mu kwambara ijipo ku bagabo, birimo kubanza kwigirira icyizere, kumenya ingano n'indeshyo yawe, ndetse no kuba wamenya ibara uhitamo n'ibindi. Mu nkuru ya none twaguteguriye kandi turakugezaho inkomoko y'izina Mubigutiya ryahawe agace ko mu karere ka Gasabo. Mubigutiya ni agace mu gace gaherereye mu kagari ka Murama mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, hafi y'igishanga gitandukanye umurenge wa Kinyinya na Kibagabaga. Hari imiturire n'imibereho biciriritse ugereranyije n'ahandi muri Kinyinya cyangwa Kibagabaga ahatuwe n'abifite. Abaganiriye n'igihe.com dukesha iyi nkuru bavuze ko iri zina rifitanye isano n'ibikorwa byagiye bihabera mu myaka itari myinshi ishize. Bavuze ko kera hagaragaraga inzoga ya kanyanga, abagore bakaba baragiraga uruhare mu icuruzwa ryayo no gusibanganya ibimenyetso mu gihe inzego z'umutekano zabaga zibaguye gitumo. Ibyo bakoreshaga ngo harimo kwihisha mu ngutiya ndende babaga bambaye. Ukiyamuremye Fiacre utuye mu mudugudu wa Binunga mu kagari ka Murama yabisobanuye ati kera hano habaga kanyanga nyinshi, none inzego z'umutekano zaza kuyishakisha zikayibura, ubwo abakecuru ba hano bafataga agatebe bakicara akajerekani k'akanyanga bakagashyira mu ngutiya. Akomeza avuga ko hari umugabo witwa Semigabo waje kubwira inzego z'umutekano ko mu gihe zigiye gushakisha iyo kanyanga zigomba kujya zisaka aba bagore. Batangira kuvumbura ayo mayeri, abahatuye bahita Mubigutiya. Uwamahoro Nadine ati hari abakecuru banywaga kanyanga cyane bakazihisha mu ngutiya zabo, gusa hari n'abasinzi n'indaya. Kabandana Viateur yongeyeho ko iri zina ryaje kwamamara nyuma y'uko muri aka gace hanatuwe n'abakora uburaya benshi. Mu nkuru yacu ya nyuma muzo twaguteguriye uyu munsi turakugezaho igira umubyibuho ukabije watumye afungurwa atarangije imyaka 30 yari akatiwe. Umugabo wo mu Butaliyani witwa Dimitri Fricano yari yahamijwe igihano cyo gufunga imyaka 30 muri gereza nyuma y'uko hamijwe n'urukiko kuba ari we wishe umukobwa bakundanaga. Mu mwaka 2017 nibwo Dimitri Fricano yatawe muri yombi akurikiranyweho kuba ari we wishe umukobwa bakundanaga witwaga Erika, amwica nyuma y'uko bari bamaze gutongana cyane ubwo bari mu biruhuko ahitwa Sardinia mu Butaliyani. Mu ntangiriro yagifatwa uyu mugabo yabwiye polisi ko ari abajura babateye bakaba ari bo bishe umukunzi we, ariko ko abashinzwe iperereza bakomezaga kumubaza baje kumva ibyo avuga bidahura, biza kurangira yemeye icyaha ko ari we wamwishe amukubise inshuro 57. Uwo mugabo avuga ko icyatumye ananirwa kugenzura umujinya we ari uko batunganye bapfa ko uwo mukunzi we yari amubwiye ko abangamirwa no kubaza kurira mu buriri agatamo ibivungukira by'ibiryo. Nyuma y'imyaka 2 nibwo yaburanishijwe nyuma kubera ikibazo cy'icyorezo cya COVID-19 hasa mu bukererwe mu gucibwa urubanza. Mu mwaka 2022 nibwo yakatiwe n'urukiko gufunga imyaka 30 muri gereza, ariko mu kwezi gushize yarafunguwe kubera ko afite umubyibuho ukabije kandi akaba adashobora kugabanya ibiro mu gihe ari muri gereza. Mu gihe yacirwaga urubanza Dimitri Fricano yari afite ibiro 120 gusa, ariko mu mezi 12 yaramaze muri gereza yaje kugeza ku biro 200. Uwo mubyibuho abaganga bakavuga ko umushyira mu byago byo kuba yarwara indwara z'umutima. Bivuga ko adashobora no kugenda aho muri gereza atari mu kagari k'abafite ubumuga. Nyuma rero urukiko rwaje kwemeza ko ubuzima afite butajyanye n'ibiryo bagabura muri gereza, kuko bitamukundira ko habona ibyo kurya bigabanya umubyibuho. Mu kwezi k'Ukwakira umwaka 2023 nibwo urukiko rwemeje ko afungurwa kubera ko afite umubyibuho ukabije ushyira ubuzima bwe mu kaga kandi akaba atashobora kugabanya ibiro ari muri gereza. Umwanzuro w'urukiko inteko y'abacamanza yavuze ko uwo mugabo akeneye ubufasha budatangirwa muri gereza kandi ko atakomeza gufungwa kuko bishyira ubuzima bwe mu kaga harimo no kuba yapfa. Dimitri Fricano azakomeza igihano cye mu rugo, aho umwanzuro w'urukiko ukaba warababaje uwo mwanzuro w'urukiko ariko ukaba warababaje mu muryango we, abo mu muryango wa nyakwigendera. Ubwo itegeko rivuga ko aramutse yorohewe ubuzima bukagenda neza yasasubizwa muri gereza, gusa ababyeyi ba Erika wishwe bavuga ko batizeye ibyo bizabaho. Aganira n'ikinyamakuru cyo mu Butaliyani cyitwa Corriere della Sera, se wa Erika yagize ati gufungirwa mu nzu kuri Dimitri ni icyemezo giteye isoni. Ubwo zimwe mu nshuti zanjye zambwiraga icyo cyemezo nyuma yo kugisoma kuri interinete, numvise gikomeye cyongeye gufunguka
numvaga ari nk'ikintu bankubise mu mutima. Ndagushimiye cyane utahwemye kubana natwe byinshi kuri izi nkuru tukugejejeho. Aho ushobora gusura urubuga rw'igihe.com ndetse ukaba wasura urubuga rwa kigalitoday.com ukabasha kwimenyera byinshi ku zindi nkuru tuba twagiye tubacukumburira, ariko namwe mushobora kwisomera mu buryo burambuye. Ubwo wari mushya kuri channel ariko ntugende udakoze subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibana ibiganiro byacu byose. Imana ibarinde naho utaha. Wait.